nizozanyijije zamino y'umwana w'Imana maze ndakira imbabazi za Yesu nizozanyijije zamino y'umwana w'Imana maze ndakira imbabazi za Yesu tugushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye ko muri wowe ariho tubonera gukira, tugushimiye ko muri wowe ariho hari ubugingo, tugushimiye ko muri wowe ariho duturirwa imitwaro, tugushimiye ko muri wowe ariho dukirizwa ibyaha. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugiye kumva ijambo ryawe, dusengeye imitima yose iteraniye aha hantu kugira ngo uyitegurire kumva ijambo ryawe. Dusengeye umukozi ugiye kuvuga ijambo ryawe kugira ngo abumbuye akanwa uvuga uhagararane nawe, umwuka wera amuyobore. Tugushimiye ko mu izina rya Yesu turakoze twizeye, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Abantu ndagira ngo batuze mu rusengero, nzamurire mikrofone gato. Nitwa Mutimura Ishimwe Thierry, ndi umukristo w'itorero rya Nyakabanda, paruwasi ni Muhima, Rurembo n'umujyi wa Kigali. Ndashimira Imana ko iduhaye umwanya wo kuba mu giterane cyiza nk'iki. Ibi byose nuko Yesu yagiye ku musaraba agacungura itorero, tumuhereza icyubahiro n'umwami w'abantu. Haleluya. Bantu bizera amakipe akabatenguha, ariko Yesu ntabwo atenguha abantu bamwizeye. Tumuhereza icyubahiro. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere n'umurongo umwe wonyine dusoma wa 12. Tuganire kuri ayo magambo. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere n'umurongo umwe wa 12. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. tuvuge cyane ngo amen. Umucuranzi karibu, bacuranzi twavuganye mucurangire. Yesu abahe umugisha. Mucurangire indirimbo gato, indirimbo imwe, ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Abakunzi ba Yesu, haleluya. Mucurangire injyana y'igisirimba. Igisirimba. La 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 la. Siku moja tutakwenda mbinguni, tuishi milele na Bwana. Siku moja tutakwenda mbinguni, tuishi milele na Bwana. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliokolewa. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliokolewa. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, tuishi milele na Bwana. Iby'isi Yesu yabimuyemo kubw'amaraso n'ibinyamugo, tunamye imbere y'umusaraba, Yesu yanyogeje de mu maraso ye. Nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Golgotha ku giti. Nari nazimiriye mu byaha, imbata y'ishyari n'inzangano, umunsi w'amateka mutinya, nyirisha amaraso ku musaraba. Nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Golgotha ku giti. Nari imbata mu mudendezo, nari impumyi aramumura, nari intumbi umwami arazura. Nimwumva ayo mahoro Yesu yampaye. Nari imbata mu mudendezo, nari impumyi aramumura, nari intumbi maze aranzura. Nimwumva ayo mahoro Yesu yampaye. Nkunda umukiza wanjye wanyiguriye Golgotha ku. Dore isuku ni kwifuza, mukizira gukumbura, umva uko bagutakira, ngo niki kigutindije? Uzaza ryari mucunguzi w'imebwa bwami budashira? Ibyaremwe byose twishime, icyamukazo data. Umwami Yesu bwaza, umwami Yesu bwaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamure
batunyurwe. Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso ye, ab'isi b'abagurano azazangwa babature, kandi amahoro azatwara isi, azaca intambara zishire, ahindura ibi byose bishya, icyamakaza data. Umwami Yesu, umwami Yesu gaza, umwami Yesu, umwami Yesu gaza, umwami Yesu, umwami Yesu gaza, tuzamureba tunyurwe. Mbega umunezero tuzabonayo nitugerayo, amarembo niyugu, amarembo 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 we, amarembo 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 we niyo, amarembo 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 we. Mbega rero mbega umunezero tugerayo. Haleluya, haleluya. Urakoze mwa. Nanze promosiyo abantu 8 bibutse ko ijuru rihari, bahaguruke batere haleluya, babyibuke. Haleluya, haleluya. Urakoze mwa. Imana yatubwiye ibimenyetso 9 bigaragaza abantu batazajya mu ijuru. Icya mbere cyaravuga ngo umuntu wese bavuga ijuru akarakara abatazajyayo. None turarivuga ukabona umuntu yarakaye, iwacu ni mu ijuru. Sifa kwa Paulo yandikiye Abafilipi mu bice 2:5 abanga nyamara bakundwa, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Sifa kwa Mungu. Yohana yandika mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3:5 aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa. Harabanga icyakora umukiza niyerekanwa, tuzasa nawe. Harabanga uwo munsi tuzamureba ukuntu azaba ari, natwe niyo shusho tuzagira. Harabanga umuntu wese ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza muri we nk'uko waboneye, tuzataha. Iyaba mfite amababa ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo ab'Isiyoni iteka. Bibiliya avuga icyakora abantu bemeye Kristo bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi. Muri maso tuganire, hari amagambo 2 tugiye gutandukanya. Ni ijambo mwitiranya, ni ijambo ryitwa ububasha n'ubushobozi. Ububasha bungana n'izina umuntu yitwa, hanyuma ubushobozi bukangana no gusa nk'iryo zina. Turi kujyana? Uyu munsi dufite ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, ariko ubwo bushobozi buva mu kwizera Yesu. Muzi ko umuntu bashobora kumugirira icyizere bitewe n'amashuri afite, bakavuga ati bitewe n'ibintu wize tukugize meya, bakamuhereza icyo bita prohibition time ingana nk'amezi 6 yo gupima ubushobozi, kuko ububasha baba bamuhaye. Mu gihe gito bakumva ngo bamufashe yasinze, bati wa muntu yari afite ububasha ariko ubushobozi agize ute, arababaza. Ariko Yesu, haleluya, aduha izina ryo kwitwa umwana w'Imana tukanasa nkaryo. Ubu bushobozi rero ni ku bintu 3 ngiye kuvuga mwitonze. Abari maso mu nyitabe, haleluya. Abakunda Yesu, haleluya. Nananiwe namwe munduhure mutere. Amen. Yesu tumukomera amashyi n'ikipe idatsindwa. Haleluya, haleluya. Pennyworth this power. Urakoze mwana. Hanyuma kugira ngo umuziki uraha tubasha kukontorora tutabavura amagendo, ndagira ngo tubijyanishemo byombi dutahe dukize. Imana yamaye imiti yanyu nayigendanye mu bikapu 2, icya mbere cyitwa isezerano rya kera, icya kabiri ni irishya, muragomba muyime mutahe mukize.
ubu bushobozi ni ibintu bitatu ngiye kuvuga nihuta kuko ndi gucungana n'igihe. ubushobozi bwa mbere ni ku gice cyitwa umubiri, ubushobozi bwa kabiri ni ubushobozi ku isi, ubushobozi bwa gatatu ni ubushobozi kuri Satani. ngubwo ubushobozi Imana yaduhaye. hanyuma tuvuze twihuta ntushobora kumva isi iyo ariyo. iyo tuvuze isi tuba tuvuze ibintu bigera mu 8 Satani yayishyizemo ngo yice ubugingo bw'abantu bitwa abagenzi. donc umuntu shitani yica ni umuzima, hanyuma iyo yamaze kukwica aguhuza n'undi muzima nawe ukamwica. imbaraga Satani akoresha yica abazima azibika mu bandi yishe. biravuze ngo iyo agiye kwica ubugingo bw'umuntu muzima amuhuza n'undi yishe. yakwiciye ubugingo muri korari ntabwo yakora ikosa ngo uvemo akurekeramo ukica abandi bazima. ubu bushobozi rero ni ku bintu 8 ngiye kuvuga, ku bintu bitatu. reka duhere ku isi, hanyuma ibi bintu 8 byose simbivuga kugira ngo nihute, ndavugamo nka 4. Imana nintabara mvuge n'icya gatanu. ubushobozi bwa mbere ni ku kintu cyitwa ubusambanyi. ubusambanyi ni kimwe mu bicuruzwa Satani yabikije isi kugira ngo birangaze abantu bitwa abarokore cyangwa se abagenzi. umuntu uzasambana ahita ava ku ikarita y'abantu bari kujya mu ijuru. hanyuma ubusambanyi buri mu mashami nk'7, nta gihe mfite, reka mvuge nk'4 cyangwa 3 mutazi cyane. ubusambanyi bwa mbere ni ubusambanyi umuntu aryamana n'uwo batasezeranye. iyo usambanye n'umuntu uba ukoze ibintu biruta kwinezeza, uba ukoze ikintu bita indahiro. hanyuma ibintu ukoze biri mu gice cyitwa adorasiyo cyangwa se kuramya, cyane ko iyo umuntu asambana akoresha ibice bigera muri 3 byagenewe Imana yonyine. ubundi umuntu ukijijwe agizwe n'ibice 3, naho utarakizwa afite 2 cya gatatu kirapfuye. umuntu ukijijwe agizwe n'igice cyitwa umwuka cyangwa se umutima, igice cya kabiri cyitwa ubugingo cyangwa se ubwenge, igice cya gatatu kikitwa umubiri aricyo cyitwa imbaraga. iyo umuntu ari kuryamana n'undi ibyo bice 3 byombi birakora. biravuze ngo iyo ukoze ikosa, ubundi ibyo bice 3 byagenewe Imana yonyine. mu mategeko y'Imana irya mbere avuga ngo ukundishe Imana umutima wawe, ubwenge bwawe n'imbaraga zawe. ntushobora kuryamana n'umuntu ibyo bintu 3 bitari gukora. niyo mpamvu Bibiliya yita umugabo n'umugore umuntu. biravuze ngo iyo uryamanye n'umuntu waryamanye n'abandi nka 40 utwara ibintu bigera muri 4 byabo. reka mvuge 2. icya mbere utwara icyo bita imivumo yabo, icya kabiri ugatwara ibyitwa karande zabo. abo bantu 40 bose baryamanye nawe. hanyuma tuvuze karande twihuta ntushobora kuyumva. karande ni iki? muri maso tuganire. karande ni icyo bita imirimo y'umwijima igenda mu bitugu by'abitwa abazimu. abazimu ni abaki? ubundi mwese mwicaye aha ntabwo abadayimoni babazi, muzwi n'abo bitwa abazimu. abazimu ni icyo bita uruhererekane rw'abantu bo mu kiryango cy'iwanyu ariko bapfuye bakarimbuka. ibintu bakoraga byo ntibirimbuka, biza gushaka indangare zikabikora. hari abirasi bavuga ngo ariko naba muri karande gute maze iminsi muri ADP. karande ntigira isoni. yafashe umugabo witwa Mose mu gitabo cyo kubara ibice 20. Bibiliya avanga iteraniro rigeze mu butayu bwitwa Zini. Abisirayeli bitotombera Mose kuko bari babuze amazi. Mose ajyana na Aroni bikubita imbere y'Imana, baramubwira ngo duhereze amazi. maze Imana ibwira Mose ngo genda ubwire urutare rubahereza amazi. ariko Mose agenda yamaze gufatwa n'icyo bita umujinya w'umuranduranzuzi wari utuye muri sekuruza we witwaga Lewi, umuhungu wa 3 wa Yakobo. umunsi Yakobo ahanurira abana bizabaho yageze kuri Lewi na Simiyoni, arababwira ngo bwiza bwanjye ntimukajye mu nama zabo kuko bararakaye cyane baca ibitsi by'inka. karande y'umujinya itwara ibisekuru 7 ikabona kuvaho. ibisekuru 7 biravuze ngo ni imyaka 700. umujinya ufata Mose yashize imyaka irenga 500, aravuga ati mwabagome mwe. Imana ihita ivuga ngo ubwo ukoze ibyo utanabakubise byonyine agahondagura n'urutare ntuzajya muri Kanani. Kanani yabizera uyu munsi nijoro. karande iragufata uridirije abakorari ukamurwagwa kandi ugakomeza kudirija. hari ibintu mwe mugira ngo Satani arabirwanya kandi nta mwanya yabona wo kubirwanya. ubu Satani ntiyarwanya kubwiriza nk'uko ndi kubwiriza cyangwa se kuririmba. ikintu arwanya ni ukugira ngo were imbuto zizashorera ibyo bintu uvuga. hanyuma karande iragufata ikagukoresha ibintu bidakorwa. uzi ko karande kugendesha n'amaguru ufite amatike. wajya gutega moto, sogokuru yapfuye muri 20 ati have witega agenda n'amaguru, nta muntu uhendwa, amaguru ntabwo anywa iki essence.
ukagenda n'ahari abazimu bakujyana. Karande iragufata ikakubuza koga utabuza amazi n'isabune. Abazimu bakagufata bati turi mu bihe by'imbeho utarwara umusonga atera pasipo, ukagenda wihesha amahoro, naho ni abazimu. Ibyo bintu bigufite nturanesha isi, nawe urabeshya. Karande ituma umuntu uyoboye korari ashaka abagore 4 ngo ibyo ngo biri mu ibanga. Karande mama, karande iragufata wajya mu isoko utakadobo k'inyanya nangaye bati ni 2. Sogokuru yapfuye muri 18 wari umutinda ati have wiherwa guri kimene cya 500 byose ninya. Karande ibyo mvuga biriho cyangwa nta biriho, izo ni imbaraga bita karande. Ibyo ngibyo ushobora kubivana mu muntu mwasambanye ntubimenye, ukajya uhorana inyatsi idashira, abarangaye bakirukana inyatsi batazi aho yaturutse. Naho bivuye muri icyo kintu cyitwa gusambana. Iryo ni ishami rya mbere. Ngiye kubivuga nihuta. Ishami rya kabiri ryitwa kureba filimi z'urukozasoni. Abantu bose bicaye muri iri teraniro bareba izo filimi bapfa nk'umugabo witwa Ahabu. Ahabu ajya gupfa ngo umuntu wo mu rugerero rw'Abasiriya yapfuye gufora umwambagira gute? Ararasa. Wa mwamba ugenda nta muntu azu arashe, muraza ukubita mu ihuriro ry'imyenda yahabaho bita mu bugingo mo imbere, nguramuhinguranya yirirwa avirirana, kuko ikuzimu iyo bakubitsemo icyaha ni nk'umuheba bagucometsemo bakajya banyunyuza ubugingo bwawe umunsi ku wundi. Ngo yirirwa yihagazeho ku kirengarenga arata. Iyo urebye iriya filime umuntu ayikinira muri Amerika akayijugunya kuri interineti ndanga ituye i Kamembe igafungurika birarebye, ukicwa n'umushinwa kandi wowe uri hehe? I Kamembe. Izo zitwa filimi z'urukozasoni. Ni ishami rya kabiri ryitwa riri mu gice cyitwa ubusambanyi, kandi ubwo ndacyavuga kimwe, ibindi 3 sindabivuga. Ibyo ni ibintu biri mu isi. Umuntu wese ukiri imbata y'ubusambanyi hautayimiya biguni ntaho wajya, nturagira ubushobozi wowe. Hanyuma icya gatatu reka nyivuga nihuta, ni ubusambanyi bukorwa n'abagore. Urahita umbaza ngo se umugore arisambanya? Yesu ari mu isi yareruye abwira umugabo wese ko uzareba umugore akamwifuza azaba agize ute? Biravuze ngo umukobwa cyangwa umugore iyo yiyambitse imyenda igaragaza imiterere ye, iryo tsinda rifite umuyobozi waryo yitwa Batisheba. Mu gice cya 11 mu gitabo cya 2 cya Samweli ngo yaroze ku gasozi Dawidi aramubona, bigaragaza abantu bateza abagabo kubasambanya. Biravuze ngo iyo uri umugore cyangwa umukobwa ukambara imyenda igaragaza uko uteye, ukavana i Kamembe ukagenda wenda n'urugero i Nyamasheke wambaye iyo myenda, umugabo wese uzakureba akakwifuza, nunyura ku bagabo 40 bakwifuje uzarana abasambane bangahe? Ubusambanyi. Reka mbuveho butandaza mu nzira. Icya kabiri ni icyo bita umuntu wa kera. Ngo umuntu wa ryari? Ibyo ni ibintu shitani yashyize mu isi ngo umuntu uzamera nkabyo bizatume ijuru ari yumva nk'amatangazo. Umuntu wa kera ni wamwumva twihuse. Reka mpere ku cyambere. Umuntu wa kera ku bagabo agaragazwa n'ibintu 3, reka mvuge 2. Icyambere cyitwa gukunda icyubahiro, ku buryo ababuriye iwabo mu rugo baza kurwaragariza hano mu rusengero bakakusanyiriza, ku buryo utamwikiza akakureba nabi ukagira ngo wishumwa. Ariko ko mutakizamura muzakigenza gute? Naho ari gushakishiriza hano mu rugo byagize ute? Byaranze. Umuntu wa kera nanone ku bagabo ni icyo bita intege nke mu gusaba ibyitwa imbabazi, ku buryo wagerageje mu gihe yagiranye amakimbirane n'umugore yiyaranje akanyura kuri alimentation agatana envelope y'umuga, ubwo bikaba bihuriyemo imbabazi yagize ute? Yazisabye. Uwo ni umuntu wa kera, nawe atuye mu isi. Hanyuma umuntu wa kera ku bagore agizwe n'ibintu 4, reka mvuga 2 nihuta. Icya mbere cyitwa ubwibone, ariko ngo nabwo babutewe n'impanuka bagize yo guhura na shitani bwa mbere yirukanwa mu ijoro. Ariko Imana ikibona ko bahuye n'umuvumo ukomeye yagambiriye kubavura inyuze mu nzira enye. Nicyo gituma umugore wese uzarimbuzwa n'ubwibone azamera nk'uwishwe na Nyabarongo, kuko yicuyigize ute? Icya mbere Yesu yakoze ngo abakize uwo muvumo nuko yagize ute? Yajya mu isi ni bande yanyuze hehe? Icya kabiri ubwo yazukaga ni bande bamubonye mbere? Icya gatatu itorero aryitiranya n'umugo. Biravuze ngo ibintu byose wikora bakubwira kwihana wanga ubwibone bukagufata bikugondoza, nawe mu bantu bajya mu ijuru nturimo. Umuntu wa kabiri cyangwa se icya kabiri kiranga umuntu wa kera ku mugore ni icyo bita amagambo menshi.
ataburamo n'ibicumuro. Umugore akakubwira ati uretse n'ibi ndabyibagiwe, yakibuka ko yavuze n'ibitavugwa aturamenye n'ibizaguci kandi nawe byamunaniye. Ibyo byitwa umuntu wakiri magambo. Nihuse icya gatatu gikomeye kintera ubwoba shitani yashyize mu isi, navuze ibintu nk'umunani bigaragaza isi iyo ariyo. Umuntu wakiriye Kristo akamwizera agira ubushobozi bwo gutegeka isi. Icya gatatu ni icyo bita imyenda ikoze isoni abayambara, iyo sinyitindaho. Dore agakiza ubu mwarakadiriwe mwirwa mugakompara n'imyenda. Reka ibyo biri kuntera umubabaro. Ntabwo umuntu utazi kwambara akijijwe nubwo agakiza kadasobanura imyenda. Ubu gapfobeje. Gakiza kakugenzura no mu nzozi wavuga ati kuki urota gutyo kandi ukijijwe? Kandi urota ubwenge buhari. None wambara usinziriye. None niba gakiza kakugenzura inzozi nkanswe ibyo wiyambika utasinziriye. Imyenda ikoze isoni abayambara. Icya kane nihuta ni ibyitwa ibishenzi. Ngibiki cyangwa se ibirangaza. Satani yabishyize mu matsinda atatu, reka mvuge rimwe ryuririye kuri ino dagoni yitwa smartphone, nirengagije agatuti nyamukuru kayo kitwa YouTube, kenshi kabamaze mucurikamo imitwe, ariko kuzasoma Bibiliya hehe ni nk'umugani. YouTube yabamaza abarokore ku buryo ushobora kubaza umuntu ngo uheruka gusoma Bibiliya ryari, kandi adasiba kubwiriza, adasiba kuririmba, ariko ukibaza ibintu abwiriza ahantu abikura kandi atuye muri yo ngo hose Imana irahaba. Ndagutangariza ko niba utaragira ubushobozi ku isi, Imana yakuraritse ngo uze muri iki giterano hakirire. Hanyuma reka mve ku isi itantinza mu nzira, mvuga ikintu gikomeye cyitwa umubiri. Umubiri ntushobora kuvuga udasobanuye inshuti zawo zigera muri 3. Iya mbere yitwa agasuzuguro. Agasuzuguro kari mu mashami menshi. Reka mvuge kamwe k'abantu basuzugurira Imana ahantu iri batayimenye, kuko guhishurirwa ku bantu biragoye muri iyi minsi. Bakarebera abantu mu Mana, donc umuntu wamureba ntumenye ko Imana iri kumukoreramo, ntiburi Imana iracaye hariya. Agasuzuguro. Umuntu wese usuzugura ni inshuti y'umubiri, kandi umubiri utarawutegeka nawe kwinjira mu ijuru byakugora. Ubushobozi Imana yatanze n'ubwo kunesha umubiri. Reka mvuge Satani nihuta ubundi dusenge, kuko iminota si myinshi kandi niwe nagendereye cyane kugira ngo dusenge. Navuze ngo ubushobozi bwa gatatu n'ubushobozi kuri Satani. Ntushobora kuvuga Satani utavuze animasiyo ye ingabo z'amatsinda 6, ari byo byiciro by'amatsinda 6 bigize abadayimoni. Icyiciro cya mbere ni abadayimoni bakorera ikuzimu, bafite abayobozi babiri. Umukuru yitwa Bezebuli, umwungiriza akitwa Porowoni. Bezebuli n'umwe bashinjaga Yesu ngo amuha gukora ibitangaza. Aba bantu bose mubona bazanye ibitangaza bidasanzwe, ukabona umuntu ahushya abantu nk'igihumbi, bose barabandagaye. Iriya ni imirimo ya Bezebuli. Reka ne kumutindaho mvuga Porowoni uwo ari we. Porowoni agaragarira ahantu habiri. Ahambere ni mu gitabo cy'umugenzi, ahandi bamuvuga ni mu byahishuriwe Yohana. Ni izina rye ngo risobanura umurimbuzi. Uyu mudayimoni w'umugome ntiwamumenya utavuze amakorosi abiri anyuzamo abarokore bananiwe gutegereza Imana. Niko yabwiye mu Kristo ngo ngewe ntabara bamuhungiraho vuba, nyuze mu makorosi abiri. Irya mbere ryitwa uburiganya, irya kabiri ryitwa ubwambuzi, mu gihe mwebwe Imana itinda. Donc dutinze kuri Porowoni nabagaragariza abantu bambaye amakote ya shitani, abantu bari mu bibanza bya Satani. Porowoni uzika kujyana muri Canada witwa impunzi y'umukongomani kandi utuye Kame. Porowoni ukabunyuze mu nzira yitwa uburiganya, iryo korosa rihagararaho kuzageza upfuye kereka wihari. Yubaka urugo akaruhagararaho. Muzi byateye byitwa avance. Umukobwa bakamubwira ati nutama avance ntabwo ubukwe buta. Ukayitanga naho ukabunyuze mu nzira yitwa uburiganya. Imyaka nushaka umare 70 uhanura waranyuze muri iyo nzira, ubwo bukwe shitana bufiteho imigabane, kuko wanyuze mu ikorosi ryitwa uburiganya. Ubwo mutuje gutya muri kumva. Korosi ryitwa ubwambuzi.
Satani ari gukubitisha anyuze muri uwo mudayimoni witwa Polo, uri umwenjeniyeri, ukubaka amazu, ukanyereza imifuka ya sima, ukayinyereza we, ukubaka uducurama na bya bindi byose byateye. Ariko ibyo bibanza byose shitani akajya yandikaho ngo hano ni iwanjye. Nubwo waba uhanura, nubwo waba ubwiriza ukabira igihuzwe biruta ibyo nabize, nawe ubwawe shitani aba agufiteho imigabane. Uyakwambika ikoti ukaryambara. Satani. Reka nihute kitandaza mu nzira icyo cyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni abadayimoni batuye ku mazi simbatindaho. Aba badayimoni bakorera ahantu hose hari inyanja. Ni naho umuhanuzi w'ibinyoma uvugwa mu byahishuwe azaza aturutse. Reka nihute mvuga itsinda rya gatatu, nibo badayimoni bitwa inzererezi. Izi ndazitindaho nk'iminota 3 kugira ngo muzumve ngo zitwa inyi. Niwazumva neza, kuko mu mirimo nk'ine zishinzwe mu rusengero, umurimo wa mbere zishinzwe kubuza abantu kumva ijambo ry'Imana byibura n'iminota nk'umunani. Ziragufata zikagusohora hanze ijambo ry'Imana, ugiye kuri YouTube uragaruka ugiye mu musirimbo no kudihaguza. N'abadayimoni bitwa inzererezi mwahuye bikugondoza. Ntibashobora gutuma wicara mu iteraniro utuje, umeze nk'aho ibintu biri kukurya, ukabona umuntu yabuze umwifato. Role ya kabiri bashinzwe guherekeza indwara ya kane mu ndwara 7 zifata abantu batinze mu rusengero, yitwa ikirungurira cy'iby'Imana. Iyo ndwara ntiwayumva tutavuze uwitwa Barizirayi. Barizirayi ngo yabanye na Dawidi mu gihe cya kera. Igihe kigeze ngo Dawidi amwiture, asanga Barizirayi atakiryoherwa. Iyi korasi buri yivuye, uyu mutumishi yavuye, ukajya ufashwa wabanje kubyigaho. Abantu buriya bavuye nguzi ibintu bya kera ngo uri umuhatari ngo wakijwe mbere y'uko indege iza mu Rwanda. Naho bikugondoza warwaye indwara yitwa ikirungurira ifitwe n'izo nzererezi. Zikumvisha ko ibintu byose ubizi, bavuga ukumva igikurikiraho. Naho nta kindi, bakubikamo umwuka witwa inararibwirije, inararihanuye, ukibikamo ibyo. Naho shitani azi icyo yagukozemo. Icyiciro cya kane nihuta, ni abadayimoni bakorera mu kirere. Umuyobozi wabo ni umutware witwa umutware w'Abamedi n'Abaperesi. Aboneka muri Daniyeli mu gice cya 9, ngo Daniyeli yasenze iminsi 21, Gaburiyeli amuzaniye ibisubizo ngabuzwa n'uwo mutware. Afitanye n'abandi badayimoni bashinzwe guhagarara mu kirere, bakora ibintu bigera muri 5. Reka mvuge nka 2. Icya mbere bakora ni ugutuma abantu basenga amasengesho y'umunaniro w'umutima ndetse n'uw'umubiri. Imana wakoze twakurinze, ibyo nakubwiye wibwire ngaho ijoro ryiza, amen. Ukabura sinziriye. Umuntu wese uteye atyo nta kindi azize, azize izo ngabo zikorera mu kirere. Aba badayimoni baragufata ku buryo ibiryo bisengera ubimaze. Atayiwete Imana byose amen. Nta kindi uzize n'abo badayimoni. Kandi ndacyavuga animasiyo, Satani nyir'ubwite sindamugeraho. Aba badayimoni batumye abarokore bagera ku kigero bafite amasengesho yitwa incamake, ku buryo muzi umuntu ngo urambira niyo ari gusenga muti murebe runaka arafanguranya ntajya bitindamo mumuhereze. Naho runaka ni mumuha ntabwo asenga ngo ricike. Ntabwo bagukundira kutunga iby'Imana muri wowe. Barakuzimya bikaguhuza n'intego ya gatatu ya shitani mu ntego eshanu afite ku itorero, yitwa kugukuramo urusengero akakurekera mu rusengero. Ukajya uririmba iby'Imana bitagufatamo, ukajya ubwiriza utarahinduwe n'ubutumwa, ukajya uhanura ariko uri umupagani. Aba yaragukuye mu rusengero akakurekera mu rusengero. Ikindi bakora cyitwa icyo bita ubuhamya bwa gatatu. Ubuhamya bwa gatatu ku mukristo ni ikizira, ubundi kizira kikaziririzwa. Kuko ngo mu bintu bitera agahinda Satani niyo bavuga amateka yawe n'Imana ntiyiyumvemo, ngo biramurya akifuza kuguha ubuhamya bwa kangahe? Bwa gatatu. Ubundi umuntu ukijijwe agira ubuhamya bubiri. Ubuhamya bwa mbere ni igihe wari uri mu byaha nk'uko mwene data avuye hano abituganiriza. Ubuhamya bwa kabiri burahuza n'iriya ndirimbo y'102 naririmbye igitero cya kabiri cy'igihe wahuriye na Yesu akaguhereza ubundi buhamya. Icyo ku musaraba bise umwenda udaraje mu gitabo cy'umugenzi, ni ubuhamya budashidikanywaho. Hanyuma ubuhamya bwa gatatu buba ryari? Shitani mu bintu asobanukiwe nuko imbabazi zitunzwe n'Imana abantu batagira imbabazi. Babwira ukuntu mutazigira. Iyo mufite umuntu wababwirizaga umuriro ukaka agacikwa akishingira, niyo yagaruka akazura imirambi 10, ibyo bintu ntabwo byabasibama mu mitwe mwabarokorema.
umushumba arihandagaza ati uyu muntu dukurikije ibintu yakoze mumanike ibiganza tumuhereze Satani, abatabizamura muraba mwifatanyije nande nawe. Nanjye ndi muri iryo teraniro sinabura kukizamura. Nihashira nk'amezi abiri Imana ikamusanga akaza kwihana, mwese muzemera ko mugize gute? Mumubabariye. Ariko reka kuwa mbere azahure na mama runaka bari kugenda, tiwereba cya kintu cyabusambanya, ariko yaravugaga atarabikora we. Aho ngo niho shitani yishima, kavuga ati byibura ndi kwiyumvamo nanjye. Nicyo gituma uyu munsi mwese muzi Dawidi w'umunyantege nke. Dawidi ntiyari umunyantege nke, ariko Satani yamuhaye ubuhamya bwa gatatu. Dawidi yari umugabo w'imbaraga. Abenshi mu basoma Bibiliya nabi bagira ngo intambara yari ikomeye kuri Dawidi ni ukurwana na Goliyati. Reka da, intambara yagoye Dawidi ni ukubana n'umwanzi we Sawuli imyaka 38 ataramusengera nabi. Ya masengesho yateye. Ariko shitani akababazwa na Zaburi Dawidi yaririmbaga, akavuga ngo Uwiteka mu bicuku by'ijoro ungendereye, nta mugambi w'ikibi wansanzemo. Shitani bikamukubita hano we akumva arazengereye. Arangije aramucunga rimwe, anyura mu irembo rya kabiri mu marembo 5 acamo yinjira mu muntu. Murahari cyangwa mwayiba? Satani yagiye kwinjira mu muntu anyura mu marembo 5. Reka mvuge irya kabiri rya Dawidi. Irembo rya mbere ryitwa ibitekerezo. Nununganiriza ubwenge, ariko ndawushaka aho. Satani yafashe ibitekerezo byawe, niyo wakambara igitambaro ukambara ibintu birebire, abazi neza ko isaha n'isaha ari bubikumanuremo mu isegonda nk'iryo guhumya ugasambana. Ibitekerezo. Irembo rya kabiri ni aya maso, aya ngaya murebesha. Niryo Dawidi yazize mu gice cya 11 mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Ahura n'umugore utagira umutima wogera ku gasozi ngo aramureba. Shitani baramubwiye tukwiye gukurikirana ibyinshi nyuma ya biri urebye, abaragiye. Ndi mu masengesho nsenga, Imana yambwiye ishami rya 5 ryitwa ubuhehesi mu busambanyi. Ngiye kubona ngiriyerekwa ryanteye ubwoba turi mu masengesho y'iminsi 7. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abarokore benshi ntibazi ibyo bazize. Reka mbikwereke. Ngiye kubona mbona salode coiffure izi bogosheramo abantu. Ngiye kubona mbona umugabo avuye kwiyogoshesha, ku ruhanga rwe hari handitse ijambo ngo ni umudiyakoni. Yinjira mu kumba muri iyo salode coiffure, mu ijuru bari bakanditse inyuguti z'icyapa zanditse ijambo urupfu. Ngiye kubona mbona wa mugabo yinjiyemo, maze uko yinjiragamo mbona afashwe n'umukobwa atangiye kumwoza mu mutwe. Uko yamwozaga mu mutwe wanyereka ibyo arambwira ngo bamaso nkwereke ikintu gikomeye. Wa mukobwa yari afite inzara zibengerana, mbona uko ari kumwoza mu mutwe. Wa mugabo afashwe n'imyuka y'ibyiciro 3. Umwuka wa mbere wari umwuka umuteza irari ritazima kandi yubatse. Umwuka wa kabiri wari umwuka utuma arota inzozi z'ubusambanyi. Umwuka wa gatatu wari uwo gutuma adahuza n'uwo bashakanye. Ijwi rirambwira ngo abagabo benshi cyane bapfiriye muri biriya byumba, niyo mpamvu twabyanditseho urupfu. Icyakora menye naho bitarahagera, ariko iwacu bimaze benshi. Niba Bibiri banga ibiganza muyizera bazarambika abarwayi bizabakiza. Biravuze ngo niba hari ibiganza bikiza, hari n'ibiganza bagushyiraho ugapfa. Ibiriya bintu mujyamo mwebwe ntimuzi ikintu bita imbaraga ziba ziri kwinjira mu bantu. Biriya bintu abitorero baherutse kugira umwete barasenga, babaza Imana ngo mbese ku gitorero risenga ariko ibyaha bikaba bigwiriye mu itorero. Imana irababwira ngo nuko mwarangaye mukagira ngo ibintu mwumva n'ibyo muvuga n'ibyo bikora. Imana irerura iravanga imbaraga isunika ibintu abantu bavuze n'umwuka uyobora ubugingo bwabo. Biravuzwe ngo nurambikwaho ibiganza n'umusambanyi azakubyaza umwuka we. Nukunda kubwirizwa cyane n'umuntu w'inzoga, uwo mwuka uzajya ugufata n'ubutambaye imbaraga. Niho nagiriye ubwoba. Ijwi rirambwira ngo benshi cyane bari muri iyi nzira ariko batazagerayo. Nagiye kubona mbona bisi nini cyane itagira akagero, isumbiriya ya Ritiko. Ngiye kubona mbona harimo byiciro byinshi by'abarokore kuva mu bakijije uwo munsi. Ijwi rirambwira ngo bamaso mwereke ikintu kinteye agahinda. Ngiye kubona mbona Satani ari kureba ya bisi igitsure gikomeye. Uko yayirebaga igitsure, ngiye kubona mbona haje umudayimoni wihutaga cyane, yari afite igikapu kirunzemo ibyapa byinshi. Ijwi
rirambwira ngo bamaso mwereke ikintu kinteye agahinda. Mbona Satani abwiye wa mudayimoni ngo fata bino byapa ugenda ushinga mu nzira yose iriya bisi iri bunyuremo. Umurokore wese bitewe n'ikintu ararikiye, Satani yabatangiye isoko ringana n'ibintu birarikira imitima yawe n'ibintu bibarangaza. Kubyo nabashije gusoma kuri ibyo byapa, ibyapa bimwe byari byanditseho ubwibone, ibindi byanditseho BR, ibindi byanditseho smartphone, ibindi byanditseho amoko y'ibyiciro nasata kuvuga. Ijwi rirambwira ngo genda urebe ukuntu abantu bari kugenda bavamo. Nkabona abantu baravamo, mbona ya bisi isigayemo abantu bake cyane. Ijwi rirambwira ngo mwibwira ko abajya mu ijuru ari benshi, ariko ndabizi ko atari benshi. Imana irambwira ngo reka mubwire ikintu gikomeye. Ubundi ikuzimu haba inama ibisaha imwe kuva saa 9 kugera saa 10. Muracyahari cyangwa mwagiye? Iyo nama yiga ku bintu bigera muri 5. Icya mbere kiga ku cyo bita ubutumwa bwiza. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza tuba tuvuze ikintu gikomeye. Shitani akimara kumenya neza ko mu bintu bimumaze abantu ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ugutangaza imbabazi z'Imana, ukagaragaza n'ibyaha by'abantu, ukababwira ko Imana itanga imbabazi. Abakolosayi 1:28 Paulo yaravuze ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigishiriza ubwenge buri muri Kristo. Umuntu amaze gutunganyirizwa muri Kristo tumumurikira Imana, icyo bita exposition. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni icyo kuvuga ngo kugaruka kwa Yesu. Satani agira igitsura gikomeye, adeploying ingabo z'amatsinda 3 ziyongeraga kuri aya 6. Yoherezamo icyiciro gikomeye cyari kije kurwanya ubutumwa bwiza. Aba bibamo ikintu bita siroga nk'eshatu. Avuga ijambo rikomeye avuga ngo bariya barokore kuko twabacunze tugasanga barangarira mu masengesho ariko ntibasoma ijambo ry'Imana. Nimubayobereza mu byanditswe bizafata. Wohereza abadayimoni bagize amatsinda 3 yaraje kubiba ikintu cyateye abadayimoni babi bitwa ubuntu butangaje. Ayo matsinda ari mu byiciro 3. Narasenze ndayahishurirwa. Icyiciro cya mbere cyitwa abayobywa. Bimana irenda kubagarura vuba kuko bagiye batabihisemo, kuko bagendeye mu bute bwo gusenga kwa bitorero. Niyo mpamvu baherutse kugenda bajyanywe n'ingingo imwe Paulo yandikiye Timoteyo imubwira ngo mu minsi nk'iyi turimo yimeruka abantu bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, ngo kuko amatwi yabo azaba barya badashaka kumva inyigisho nzima. Bene nk'uwo kumubwira ko gusambana ntacyo bitwaye, biba bimeze nko korosora umuntu wabyukaga. Hanyuma itsinda rya kabiri ryitwa abayobya. Bakorera ku mugabane umwe bagahemberwa ku wundi. Ntitubavugira mu giterane nk'iki, tubavugira hamwe. Umuririmbyi yavuze ngo muze twihererane musanga hatari abantu. Bafite finance nini cyane, bahemberwa ku mugabane umwe bagakorera ku wundi. Abangaba ibintu barimo barabizi. Yuda yavuze ibyabo 25 mu gice kimwe kibanziriza ibyayishuwe. Aravuga ngo n'abantu ubuntu baseseye batanyuze mu irembo, ngo ijambo Yesu yavuze ngo umuntu winjira mu rugo rw'inama atanyuze mu irembo yitwa umunyazi. Abangaba ibintu barimo barabizi, niyo mwasenga gute nibazihana. Icyiciro cya 3 ni abakonikoni ba karundura, babarozi ba tekinisiye original bashinzwe guherekeza izo nyigisho ku buryo zigufata ari umuhanuzi atayiwe ariko burya naye narayobye. Donc ugisenga iminsi 10 ukihana ibyaha ukirinda ngo wari umuyobe, ubu ngubu warangiye ngo nibwo uhumutse. Nta kindi nabo barozi. Babahereza siroga nk'eshatu. Barababwira ngo siroga ya mbere muzababwire ko Imana idakorerwa, ubwo gutanga ibya 10 n'amaturo ntibigikenewe. Tuza wa minota we. Siroga ya kabiri ni siroga ivuga ngo igitambo cyarabonetse ni kimwe ku musaraba. Biravuze ngo ibintu byo kwihana ibyaha no kubyatura n'ugutamporeza. Siroga ya 3 ni siroga mbi cyane ibabwira ngo Imana ibyaha ibara ni ibyaha byo mu mutima, naho umubiri ibyo wakora byose ntabwo Imana ireba ibyo umubiri ireba umutima. Hanyuma bibatandukanya n'urwandiko rwitwa Katanga ka mbere. Umugenzi witwa nta bwenge atari afite. Uru rwandiko urangaye ntiwarwumva. Rugizwe n'ibintu 4. Icya mbere rugizwe n'icyo bita kwihana. Icya kabiri rugizwe n'icyo bita kwatura ibyaha. Icya gatatu rugizwe n'icyo bita gutsindishirizwa. Icya kane rugizwe n'icyo bita kweza. Kwihana byakozwe n'intumwa 3:19 nuko mwihane muhindukire ngo iminsi myiza yo guhembuka
imyaka ibona uko iva ku mwami. Hanyuma icya kabiri, kwatura ibyaha. Imigani 28:13 Bibiliya ivuga ngo umuntu yishira ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azabikizwa. Yakobo 5:16 mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Icya gatatu, gutsindishirizwa. Abaroma 8:30 ab'Imana yatoranyije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Icya kane, kwezwa. Abaheburayo 12:14 mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe azabwiriza ntazabona Imana, azaba muri korari ariko ntazabona Imana. Pennywise, God is power. Shitani arabaguranira, abahereza akatanga kitwa ka kabiri. Ni umujura uzi ibyo yiba, akwiba ikintu kimwe akagusigira ikindi. Ntabwo yagutwara umwuka ngakuburira ubwoba bugusigamo. Ntashobora kukwiba ikintu nta kindi agusigiye. Nta bwenge baramuguraniye, bamuhereza akatanga kitwa ka kabiri kitwa imigenzo y'idini n'ibya 10 byinshi na repetition n'imisanzu itarangira yakoraye, ajyana ibyo. Hanyuma reka nihute mvuge Satani, ariko reka mbanze mvuge icyiciro cya 5 kigize abadayimoni. N'abadayimoni ba karundura bahawe misiyo yo yitwa gukamya ishimwe mu mitima y'abarokore, ku buryo umubare munini w'abasenga ubu ngo bazi ko Imana ari igikoko. Irabanize, irabashwanyuje, naho biri gukorera muri wa mutima Shitani yamubibyemo witwa kutagira ishimwe. Kandi bene abo ntibamenya ko bari mu bintu byabarimbuza, kuko bibwira ko ibyo atari ibyaha. Umwe mu berekwa yagize inzozi, abona mugenzi we wari umuhanuzi ngo ari kumutera mu nzozi kandi yaraherutse gupfa. Abaza Imana ngo niki gitumye uyu muntu antera kandi nzi ko yahanuraga. Imana iramubwira ngo bamaso nguhishurire ikintu gikomeye. Agiye kubona wa muhanuzi umunsi akurwa mu mubiri, yarazamutse ageze ku irembo ry'ijuru, ikuzimu harasama Satani akurayo umutwe. Aravuga ngo uwo muntu nimutuma agera muri icyo gihugu twamubitsemo agahinda gakomeye. Icyiciro cya 6 giheruka cy'abadayimoni n'abadayimoni bashinzwe kubiba urubuto rwitwa ibitutsi. Imana yaranyeruriye irambwira ngo umubyeyi n'uwo yabyaye bahuje ibihango bigera muri 3 biruta isano. Irambwira ngo igihango cya mbere nibere yamwonyeje, irambwira ngo igihango cya kabiri ni umugongo yamutwayeho, irambwira ngo igihango cya gatatu ni amezi 9 yamutwaye mu nda. Irambwira ngo umubyeyi yatutse uwo yabyaye birangije, cyangwa se iyo ubyaye umuntu mukamugiraho ibyo bintu bitatu, umugiraho icyo biti ubu bushobozi n'ububasha bw'ikintu cyose ko ikintu uzamubwira kizamubaho nubwo waba wikinira. Ukabona umubyeyi arivumbuye ati cyo naziwe, azahinduka icyo utazi kugeza apfuye, kereka ubuntu bw'Imana bwamuha agakiza, kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Niyo mpamvu nyamukuru ibitutsi bitumye abana benshi bananira ababyeyi. Mwe mukarangara ngo abana b'abarokore kuki babananiye. Iyo mirimo yazanywe n'abadayimoni buririye ku kintu kindi ngiye gusorezaho mvuga ibyo by'abadayimoni, nkahita mvuga Shitani mu minota nk'itanu tugasenga. Buririye ku cyo bita amagambo ataburamo ibicumuro. Umuntu umwe yagize yerekwa, agiye kubona ku munsi w'imperuka bahamagaye umuntu ngo azafite icyaha cyitwa kwica mu ruhanga rwe. Ubwo yahageraga bagiye kubona baribaza ngo uyu muntu yishe ryari ko tutigeze tumubona hari umuntu akoraho. Ijwi ry'Imana riramubwira ngo icyaha cyo kwica kigizwe n'amatsinda 4, reka mvuge nk'3. Itsinda rya mbere Yesu yaravuze ngo uwita mwene se igicucu n'umwi, aravuga ngo wanga mwene se n'umwi. None mwese mufite abanzi, kandi ufite abanzi nawe afite abayanga, ubwo namwe murabi muceceke. Amagambo y'adatabura murozi murahari cyangwa mwagiye? Uwo muntu yazanye imirambo nk'ine ku mutwe, mu ijuru baramubwira ngo reka tukwereke uko bari abantu yabishe. Ati ko ntamuza kubita n'urushyi umugore we yayishe ryari. Ijwi riramubwira ngo iyo umuntu avuze ikintu kibi mugenzi we, wa mugenzi we akivuze akakimenya kikica ubugingo bwe, yarangiza akagira akaga agahura n'ingingo ya 3 muri 3 zigenza Satani. Yohani 10:10 umujura nazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kuri. Biravuze ngo Satani ikintu aheraho ni ukukwiba. Yiba ibintu nka 3, yiba icyo bita iteraniro ryo mu bugingo, akiba icyo bita gukumbura amateraniro, akakwiba n'icyo bita kujya kwigaburo ryera. Ibyo simbivugaho, ejo nzongera, ntabwo mfite umwanya wo gutinda muri byinshi. Iyo utajya kwigaburo ryera mu bantu bazahera mu bitura imanda nivuga nawe buryo burimo, nubwo waba utangwaye urwagwa cyangwa ngo usambane. Uko Yesu yaravuze ngo umuntu urya kuri uyu mubiri akanywa n'iki gikombe ku munsi w'imperuka nzamuzura.
Iyo rero utabikora, mu bantu bazazuka bera bazazuka aho usigare mu gituro. Reka nihute. Hanyuma iyo umuntu muvuze ikintu kibi kikamugeraho, shitani akabamwisha icyo bita urupfu rwo mu bugingo, cyane ko mwebwe ibyo mwita urupfu atari rwo Imana ibona. Hanyuma akazamutunguza urundi rupfu rwitwa ubujura, icyo bita gupfa ariko ubugingo bwawe bwarapfuye nabwo, ukabukozwa icyo bita kurimbuka, ukaburarimbutse uzize icyo kintu cyakwisha ari ijambo mwene so yakuvuze, nawe ufite umurambo w'umuntu uzakuza ku mutwe. Ibyo byaha muribuka ko abarokore babifite, kuvuga ibyo muhagazeho n'ibyo mudahagazeho. Mweguke tugiye gusenga. Satani iyo tumuvuyeho tuvingaga ibyiciro bitatu bimugize, ndabivuga nihuta. Icyiciro cya mbere cyitwa umwuka ukorera mu batumvira. Turi mu masengesho y'iminsi 7, tugeze ku munsi wa 4, nagiye kugira iyerekwa mbona ibintu bikomeye. Nagiye kubona mbona urusengero runini cyane ruruta runo twicayemo n'urwa Nyarugenge n'urw'Iremera. Urwo rusengero rwari rurimo ranje zigera muri 5. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo reka nkwereke icyiciro cya mbere kigize Satani. Ngiye kubona mbona bakiriye umwigisha nk'uko ndi kwigisha. Uko yigishaga, turimo ndavuga ubushobozi bwo kunesha Satani. Uko yigishaga nkabona abantu bari gutsindwa n'ibyaha, batsindwa. Ijwi rirambwira ngo bamaso nkwereke nibahamagarwa kwihana ikintu kiza kuba. Ngiye kubona mbona wa muvuga butumwa bwiye abantu ngo nimuze mwihane. Akibahamagara Satani abambika amakote y'ibyiciro 4. Ikote rya mbere ryitwaga imyaka bamaze mu rusengero. Mbona bamwe bambaye amakote ari imyaka 40, 20, 17, imyaka 9. Umuntu akavuga ati nshingiye ku minsi maze sinajya kwiteza abantu naho biteje Satani ngo ndajya gupfukama. Ngiye kubona mbona ikote rya kabiri ni ikote abantu bambaye ryitwa imihamagaro. Mbona abaririmbyi basigaye bameze nk'abari muri penetensiya bareberera abandi bategereje ko bagenda. Ijwi rirambwira ngo bibwira ko batabitse Satani ariko bazakubitirwa mu murongo Yesu yavuze, uvuga ngo mwagize isoni zo kwemera amagambo yanjye, nanjye nzagira isoni ubwo nzaba ngeze ku bicu nzanye na data. Mbona ikote rya gatatu, donc imihamagaro yafasha abantu. Nkabona umuhanuzi watsinzwe yanze guhaguruka ngajya kwihana, ngabona umudiyakoni yanze kwihana. Mbona abantu benshi bazize ayo makote yitwa imihamagaro. Mbona ikote rya gatatu ni ikote ryitwa kurebanaho. Umugabo yajya guhaguruka akabona umugore arakicaye ati nshingiye ku matiku muziho ubwo atagiye nanjye ndicara. Abantu barebanaho, mbona abantu banze kwihana. Ngiye kubona mbona ikote rya 4 ni ikote ryitwa icyubahiro abantu baboneye mu rusengero. Mbona umuntu utanga icya 10 cya miliyoni 4 yanze guhaguruka ati nshingiye ku mirimo nakoze mu rusengero ntabwo nakiteza abashumba ngo ndagiye. Ijwi rirambwira ngo bari abantu uzabaririmba 273. Igitero cya 4 kivanga hari uyu munsi urupfu rwaza rukabatungura cyangwa Yesu yagaruka bisange bamwiteguye. Mbona icyiciro cya kabiri kigize Satani ni umwuka ukorera mu bantu bitwa ibyigomeke. Ijwi rirambwira ngo uzabibutse principe yanjye yitwa theocracy, ivuga ngo yemwe abakristo ba Kamembe nimukira abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Irambwira ngo umuntu wese ufite ubwigomeke n'ubwigenge muri we bari mu matsinda nk'atatu. Itsinda rya mbere n'abanangira imitima ngo batagirwa inama. Itsinda rya kabiri n'abantu badahugurika. Itsinda rya gatatu n'abantu bihagararaho. Irangije irambwira ngo umugabane wa gatatu ugize shitani tugahita dusenga ni ubuhanuzi bw'ibinyoma bufite role nkenye. Reka mvuga imwe ivuga ubuhanuzi buvuye mu kirere cyitwa amarangamutima. Umuntu akagupimiranya ati mada urubatse cyangwa uri umukobwa, vuga se. Ijwi rirambwira ngo Satani anyura muri bene ibyo anyuze mu cyo bita ijwi rya kabiri mu majwi atatu atuye mu muhanuzi ryitwa ikirere cy'amarangamutima. Akagupimiranya yabona uri inzobe ureba neza ati ufite ubukwe mu kwa 10, wa wundi ureba ukuntu ati wowe ufite ibyaha birakumaze banza wihane. N'ubuhanuzi butazasohora. Hanyuma rore ya kabiri yasohoje ikintu Farawo yarose. Yagiye kubona abona inka 7 zibyibushye n'izindi 7 z'iminano. Mu kanya nk'ako guhumbya zimwe 7 zinanutse zirasama zimira za zindi zibyibushye. Nuko ibyo byasobanuraga inyigisho zipfuye zo mu minsi y'imperuka zamize inyigisho nzima. Niyo rore ya kabiri ya wa wundi wa muhanuzi w'ibinyoma. Icya gatatu ashinzwe gukubitanisha imitwe abasenga. Umuntu akivumba agatanya ati muri ikorari harimo abarozi 4 maze ba mukecuru bagowe ngo ubwo barabugendana. Naho mugiye kujya mukorera Imana itabaza. Reka dusenge. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi sifa kwa Mungu. Abavana mu bega nk'abo mvukama, abavana mu basinga n'abatwa n'abaki bose. Ibyo byose bibakamo abahindura abana b'Imana. Abo ntabwo isi bafite ubushobozi. Satani nta bushobozi abafiteho, n'umubiri nta bushobozi ubafiteho.
dore n'impamvu abenshi amahembe abafata muracyari ab'iwanyu ntimwahindutse. Ririya hembe umupfumu araribwira ati mutumye ku mwana w'umusinga wo mu baziga bumenagura umutwe wa hehe w'iburyo, reka rigusanga ukiri umuzigaba rirakumena, cyakora kubw'ubuntu bw'Imana ikagutabara, kuko ariya mahembe ntaho yafata mu bana b'Imana. Kirazira. Muhombeke amaso yanyu dusenge. Pelios Kristo. Umuntu ufite ibyaha ahaguruke, ufite isoni yicare. Umuntu wiyumvamo ibyaha, Imana ivuge ufite isoni we yicare. Ahaguruka umuntu wumva afite ibyaha mu muti. He Kristo we, urakoze Mwami. Iri teraniro twarisengeye, Imana iratubwira ngo irazura ubugingo bwinshi ku bantu baza kubyemera, ariko abihagararaho baratahana urupfu rwo mu mutima. Ntuvuge ngo uri muri korari, ntuzane icyo bita inararibwirije, ntuzane icyo bita inararirimbye, utambuke Imana igukize. Mwe mwahagurutse muze, nawe ntiwigirire nabi. Nabonye Imana itanga ubugingo bwinshi muri iri teraniro ku bantu babushaka. Mwe mwahagurutse muze mupfukame hano abashumba babasengere. Nabonye Imana izura ubugingo bwinshi cyane muri iri teraniro. Urakoze Mwana. Hari na mu 99 zari hamwe mu rwuri, ariko imwe yarizimiye ivuye ku mwungeri. Muze mwese hano murahuzura, mubihanamangize. Pelas Kristo. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami. Iyi nkora mbona ni iki kwirimwa amaraso se, ati ntuzi ko nanyuzaho shaka inama izimi. Ibiganza byishwe ya Kristo we. Iki giterane cyari icyanyu, ni mwebwe cyateguriwe. Imana igambiriye kuzura benshi. Wikita ku cyubahiro n'ubwenge bw'abadayimoni bwitwa iteranyuma. Tambuka Imana ikuzure. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze. Hey Kristo we, God is power. Umva ngirjwi rirangi. Mukomeze muzamuke, mukomeze muzamuke hano, murabona aho mupfukama. Ati mbonye iyo najimije nimunezerwe mwese, nuko abamarayika bose bavuze mundu banezerewe, nuko abamarayika bose bavuze mundu. Mukomeze muzamuke munsange hano ku ruhimbi. Imana itanze promosiyo, ni munsi uko mungana. Imana igambiriye kubakiza. Nawe wikigirira nabi, ntabwo twihuse. Tambuka Imana ikuzurira ubugingo. Imana igambiriye gutanga ubushobozi ku mubiri. Imana igambiriye gutanga ubushobozi ku isi. Igambiriye no gutanga ubushobozi kuri Satani.
zamugize neza nimuza tuzabakirana umutima w'urukundo kandi Imana izakomeza kudufasha no gufasha iteraniro ryose kugira ngo turusheho kuzura umwuka wera. Abagiye nabo basohotse nabo ababasohokanye nabo bamwarimu babe hafi nabo barahereza gahunda bazagenderaho. Imana ikomeze kudufasha. Murakoze, dushimiye n'umwigisha wacu. Haleluya. Munyemerere dukomere Imana amashyi menshi tuyivugirize impundu kubw'ijambo ryayo, kandi umukozi w'Imana tumutunga ibiganza. Imana imuha umugisha kubwo kugabura ijambo ry'Imana. Haleluya. Nagira ngo dukomeze dusenge mu mutima. Imana ifite umugambi wo gukora ibitangaza. Haleluya. Kandi intego nkuru y'iki giterane no kugira ngo abantu bakira agakiza, abantu bahindukirire Kristo. Haleluya. Munyemerere bitewe nuko igihe cyagiye twakire indirimbo enye za korali Seruwamu. Mwabibonye ko hari izindi korali zari kuririmba, ariko indirimbo enye za korali Seruwamu baze baririmbe, duturize imbere y'Imana, iteraniro twese twumva ubutumwa bwiza. Haleluya. Murabinyemereye turahari. Amen. Yesu abaha umugisha. Karibu Seruwamu muze muririmbe indirimbo enye.